ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Pasiteri Emmanuel Manishimwe, kandi turi mu gitondo cy'umugisha TV. Nimba utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora. Nkunda kubwira ngo mbayeho kubera abantu, mbereyeho abantu, kandi abantu babereyeho ngewe. Dafite abantu muri iyi si nta hantu wagera, kandi n'ukuri nta n'ikibazo wagira ngo ubone umuntu uri bukugoboke ubaye udafite abantu. Uyu munsi rero turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kigina mu kagari k'Uruyenzi. Twagiye kureba umumama w'Imana, abenshi muramumenyereye. Ngewe naramukunze cyane, nawe uyu munsi uramukunda. Afite ubuhamya bwiza bwakubaka, abantu bose baramuzi. Imana yaramutoranyije, hari ahantu kure yamukuye, kandi ni ukuri pe, Imana yamukuye ahakomeye kugira ngo aze ahumurize imitima y'abantu, abihebye, abafite intimba n'agahinda, abazi ko Imana itahindura amateka, abantu bavuga ngo Imana ntishoboye, ngo ishoboye kimwe. Uyu nguyu we yamukoreye byose, none aranyuzwe, ari gushima Imana. Twatangira tumubwira ngo tumuhaye ikaze mu gitondo cy'umugisha. Mumaye karibu. Imana ishimwe cyane, ndanezerewe ko mwadusuye uyu munsi, ndumva nezerewe cyane. Rero nitwa Uwanyirigira Marceline, nkaba umwe mu Imana yagiriye ubuntu. Njya nkunda kuvuga ngo ubanza ari njyewe njyenyine Imana ikunda muri iyi si, kubera iyo nibutse imirimo n'ibitangaza ibyo Imana yankoreye, mbona yarahunze urukundo rutabaho. Amen. Amen. Rero ndanezerewe cyane ko mwadusuye, ni ukuri muhabwe umugisha. Amen. Byari itegeko kugera hano kugira ngo duhumurize imitima y'abantu b'Imana. Turakwinginze kugira ngo utangire udusengera, ubundi tureke kwicisha amatsiko abantu, maze ubundi baryoherwe n'ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje kuri aya masaha. Reka tugushime ko watwemereye yuko uyu munsi tuba tugihumeka umwuka w'abazima. Reka tugushime kuko watwongereye iminsi yo kubaho, ni kubw'impuhwe n'urukundo rwawe, ni ukuri izina ryawe nirihimbazwe. Mwami Yesu, rero dore turi hano, tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza ugenda ukora, tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza wankoreye. Ni ukuri Uwiteka Imana, reka abantu bose barabasha gukurikirana ubu buhamya, bumve ko Imana ikora, bumve ko Imana ishoboye. Kandi Uwiteka Imana, ijambo ryawe rirambwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Rero Mana, nanjye waramenye, umaze kumenya rero urantoranya, urandinda, undindira muri byinshi. Niyo mpamvu nicaye hano ngira ngo mbwire abantu bawe ineza n'urukundo rwawe. Ngaho rero Bana, natwe dutangiye utangirane natwe, dushoje usuzanye natwe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, wicara ugubwe neza. Iki ni igitondo cy'umugisha TV. Amen. Ndanezerewe kuba ndagira ngo nsurize aba Blessing Fellowship. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nawe umwe muri bo. Uyu ni umumama w'Imana, yitwa Evangeliste Mama Joshua. Hari ahantu tuvuye, Imana iramubatiza, kandi abantu mwese mwari mumuzi. Ni ukuri Imana yavuze ngo yitwa umuvugabutumwa wayo, kandi abikora bikunze, ntabwo ari nka ba bandi bapapira. Imana yaramuhamagaye, guhera uyu munsi yiswe Evangeliste Mama Joshua. Amen. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndahamya nashidikanya Imana igiye kumukorera ibikomeye. Rero tudatinze, ndagira ngo mwinginge basi, nimba hari ijambo afite abe yaridusangiza, ubundi natwe turagenda tumubaza. Uyu muntu rero sinzi uburyo namuvuga, nanjye byancanze, nabitekereje nabuze ahantu ndi buhere. Afite ubuhamya bwinshi, ari mu bantu Imana yakijije indwara nyinshi, harimo sida, kansa, diyabete, imivuduko, ni ibintu byinshi. Niyo mpamvu nabuze uburyo mbivugamo, ariko uyu munsi niyo mpamvu twamusanze kugira ngo abyivugire. Ni ukuri ndamwinginga kugira ngo tumuhe ikaze nanone, ase nk'aho dutangirira n'ukuri ikiganiro. Yego, ndishimye cyane
hari ijambo mu kanya tukigera hano hari ijambo numvise nkifata Bibiliya, hari ijambo numvise rinjemo ndumva narivugaho gakeya. Ni muri Amosi 8, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze, sinzongera kubanyuraho ukundi. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana avuga. Amena. Amen. Hano turakomeza, intumbi zizaba nyinshi ahantu hose, bazazijugunya bumiwe. Haleluya. Amen. Iri jambo rije nona ariko numva nshaka kuribwira ubwoko bw'Imana. Hano baravuze ngo maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze. Rero hano ni ukuvuga ngo ariko ndanezerewe cyane kuko iri jambo ndibonye naramaze kumenya Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane ko iri jambo rije naramaze kumenya Imana. Aricyo nifuriza abantu bose bakiri mu byaha, bakirikora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hano Uwiteka aravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Amen. Aravuze ngo maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli riri bugufi. Ntufate ngo na Abisiraheli ni wowe, Umwisiraheli ni njyewe. Abisiraheli ni abantu Imana yaremye, ariko cyane cyane ndumva nshaka kuvuga ku bantu bamaze kumenya Imana ariko bakaba badakora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Amen. Hano ndikumva nshaka kubwira abavuga butumwa, abahanuzi, mbese abantu bamenye Yesu, abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana iravuga ngo iherezo ry'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli riri bugufi. Haleluya. Rero hano ndumva nabwira abantu bamenye Imana, nimba uri umuvuga butumwa bikore nta kindi bishingikirije, nimba uri umuhanuzi vuga Imana ikubwiye. Haleluya. Amen. Nimba uri umuririmbyi bikore, ririmba nta kindi wishingikirijeho, ntukererwe repetisiyo, ntugire gute. Mbese hano nshaka kubwira abakozi b'Imana yuko iherezo ry'ubwoko bwa Isiraheli riri bugufi. Haleluya. Amen. Rero abantu Imana yahamagaye ndabinginze kugira ngo mukorere Imana nta kindi mwishingikirijeho kuko iherezo riri bugufi kandi buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Rero birababaje cyane kuba waburi mu nzu y'Imana ariko utameranye neza n'umuturanyi wawe. Birababaje kuba ujya imbere y'abantu b'Imana uri muri korari ukaririmba ariko uri umusambanyi. Birababaje kuba waba uri umuvuga butumwa ariko uvuga ngo mbere yuko nza kuvuga ubutumwa mumanze mu mpereza ya naya. Ni ibintu bibabaje cyane. Uwiteka Imana aravuze ngo iherezo ry'ubwoko bwa Isiraheli riri bugufi. Rero buri muntu yisuzume arebe nimba ari kumwe n'Imana neza, kuko iherezo rije utazasanga warakoreye ubusa. Amena. Ndumva ari iryo jambo ryari riri ku mutima wanjye. Byiza cyane Evangeliste Mama Joshua. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi, ndahamya nashidikanya abango mu butayu ni habi, aho ngaho mu banyamahanga barimo baragorwa, barimo barakubitwa inkoni z'ubugome na Satani kubera ko burya ni amahoro y'umunyabyaha. Ndahamya nashidikanya uri mu bantu rwose uri bwivugire wabaye mu cyaha cyane cyangwa mu byaha cyane. Ubuhamya bwawe n'umuntu ashobora kuba atarabubonye ariko akaba agiriwe amahirwe yo kububona ku gitondo cy'umugisha TV. Ndagira ngo ubwire abantu itangira ryawe tarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uko byari bimeze, hanyuma none uze kutugerera uyu munsi. Amena. Amen. Ubwo rero nyine nanje nanone kongera gushima Imana yabanye nanjye, ariko no kuvuga ngo ntago byari byoroshye. Nabaye mu buzima bw'ibyaha ba 2013 ubwo natangiye gukorera Satani byeruye. Ubwo rero muri uko gukorera Satani
nabaye indaya ndicuruza i Bugande, Kenya, Congo, ariko Imana ibana nanjye. Imana yabanye nanjye kubera ko ari mfiteho umugambi. Imana ndindiye muri ibyo kugira ngo uyu munsi wa none mbe nyivugira. Imana ndindiye muri ibyo byose kugira ngo uyu munsi wa none mbe nicaye hano mbwira abantu b'Imana imirimo itangaje Imana yankoreye. Rero ntatinze, nari mfite abana babiri, ndi umufiyemeri nkuko nabivuze, nitwa Nyirigira Marceline, mfite abana babiri b'abahungu. Rero mvuka hano mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, akagari n'Akakinzi. Rero tudatinze nshaka kubwira abantu imirimo y'Imana. Imana yagiye indindira mu bihugu bitandukanye, kandi noneho indinda ndi mu byaha, ariko nta ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Hari impamvu Imana yandinze, kandi impamvu Imana yandinze niyo mpamvu kuri uyu munsi nicaye imbere yanyu mbabwira neza y'Imana. Rero ukuntu byagenze, nari maze gutandukana n'umugabo 2012. Maze gutandukana n'umugabo, ubuzima burangora, njya gukora mu kabari. Ngiye gukora mu kabari niho nahuriye n'umugabo antera inda y'umwana wa kabiri. Ubwo maze gutwita, ndavuga muri make kuko ni birebire, maze gutwita nibwo nagiye kwipimisha basanga ndwaye sida. Sanze ndwaye rero, ubwo nabimenye indigize amezi 7. Ndavuga rero ukuntu gahunda zimeze, ngenda nywa ibinini, bahise bantangiza ibinini deja. Ndavuga ndanywa ibinini ariko ntago nzabikomeza kuko n'undi sida ihita yicuma. Rero ndwaye, ndavuga reka nze nywa ibinini nyine kugira ngo mbyare, kubera bari bambwiye ngo nintabinywa nzabyara umwana urwaye. Urumva narabinyweye muri abo mezi 2 nari nsigaje, ariko maze kubyara ibinini ntago nigeze nongera kubinywa kuko niyumvishaga yuko nabinywa ngomba gupfa, nenda gupfa. Ubwo ngubwo rero namaze kubyara nkareba ese namaze kurwara abana, ubwo ngize 2. Ndavuga ariko nari nturanye n'abakobwa nyine bicuruza, bakajya baza banyereka amafaranga buri munsi. Nkavuga akazi nakangaka, kambwira baturi ikigoryi, umugore nkawe w'inzobe, wowe abagabo wajya ubona abakiriya. Birababaje tura, ariko reka tubivuge kugira ngo abantu bumve ko Imana igira neza, Imana itabara cyane rwose. Ubwo icyo gihe nyine urumva nasize umwana akiri mutoya, ndatangira njya kuba indaya i Bugande mvayo njya Congo mvayo njya muri Kenya, ariko Imana igenda indinda. Muri Kenya ho nahuye n'ibikomeye cyane, i Bugande ndibuka umunsi umwe nari ndi Kampala, umugabo arantwara, ariko ngo umugabo ngo yagutwaraga ngo waragendaga wagera mu rugo ngo koza intumbi y'umugore we, nyine wayoza. Icyo gihe nta kintu ntago wapfaga, ariko we wabyangaga ngo nyine wahitaga ugwa aho ngaho. Rero umugabo ntago yantwaye, ahubwo twaravuganye tugiye kugenda, nyine ngiye kujyana nawe, bahita bambwira ko ari uko nguko umuntu indi ndayiraza irambwira ati umugabo yajyanye abagore boza intumbi. Urumva ntago nigeze njyana nawe, Imana yarandengeye. Nanone ndi Bugande nahuye n'ibibazo bikomeye. Icyo gihe hari undi mukobwa twari kumwe, twakundaga kugendana. Uwo mukobwa rero twaravuze dutese ko dushaka abakiriya tukababura. Ubwo aho ni mu gihugu cy'i Bugande, reka tujye kuzimu noneho twibonanire na Satani, ubwo tuzabona amafaranga. Ndabyibuka twaragiye tujya muri Lake Victoria, hari umupfumu twari dufite w'umukongomani. Twaragiye tujya muri Lake Victoria, adutuma amagi, turagenda, tugezeho twambara ubusa, duhagarara mu mazi. Duhagaze mu mazi rero aratubwira ngo tunagemo ya magi, ngo tumanze tunagemo irya mbere, nyuma tunagemo irya kabiri, twambaye ubusa buri. Urumva Satani njye nkeka ariko nagiye n'ikuzimu. Ubanza Imana arabimpisha amaso kugira ngo ndebe uko ikuzimu hameze, ariko ibintu nakoraga ntago nari muzima. Ubwenge bwanjye bwari bwaramaze kugenda. Ibaze nawe kujya muri Lake Victoria wambaye ubusa.
urumva yuko ntago ari ibintu byoroshye ya magero twayanazemo ariko kumwe avuga ngo ikuzimu hari inzira ijya nta nzira nigeze mbona twayajugunyemo nta kintu nigeze mbona uwo mupfumu avuga ibigambo bukeye mu gitondo dufata imodoka dusubira Kampala ariko uwo mukobwa twajyanye we bajya bampa amakuru ngo yambara ubusa muri Kampala kuko kuva icyo gihe tuvuyeyo hashize nk'iminsi 3 yatangiye kujyanwa za kokayine akajya agenda agwa mu nzira yaba yaje nko kunsuraho nabaga wenda mu bantu nsengera cyane nawe ari mari gihe azabyivugira kuko Imana ndabizi zamuha agakiza rero Imana yandindiye aho ngaho muri Lake Victoria ibana nanjye Imana ndinze aho hantu ndetse n'ahandi hatandukanye kugira ngo kuri uyu munsi mbe mbwira abantu imirimo y'Imana ubwo narakomeje rero ndakomeza njya Kenya ngeze Kenya naho Imana yarandinze igihe kimwe umugabo yaraje aramfata mu kabari turagenda tugeze ahantu mu ishyamba aparika imodoka maze guparika imodoka arambwira ngo yishe indaya nyinshi ngo uyu munsi ngo ni ngiye ugezweho akuramo pistol ndamubwira rero mbere yuko unyica reka manze nsenge ubone kunyica ubwo naratangiye ndasenga ahagaze aho yayifashe gutya ndaje ndavuga Imana nzi neza kujya ubabarira ibyaha umbabarire abana banjye mubiri reba ruriya ruhinja nyine ndasenga nkuko nkima kuvuga ngo ruriya ruhinja Mana uzambabarira uzanderera abana yahise yinjira mu modoka n'umujinya mwinshi arayatsa ansiga muri iryo shyamba amaze kunsigamo ngenda n'amaguru urugendo rw'isaha mbona ngeze ku muhanda munini aho naho Imana yarandengeye rero Imana ndengeye noneho ntanayikorera ndi mu byaha ariko yabikoreye kugira ngo uyu munsi mbe mbwira abantu gukomera kw'Imana mbe mbwira abantu ineza y'Imana haleluya iyo nibutse ibyo bintu numva no mpamvu njya nkunda kuvuga ngo ni ngenyine Imana ikunda muri iyi si hanyuma rero muri Kenya naje kubahurira n'umukobwa twarabanaga kuri hoteli imwe arambwira ati rero ubu bugoryi bwo kuguma muri Afrika ariko we yamanje kujya mu Buhinde arambwira ati rero ubu ni ubugoryi muri Afrika nta kintu uzabona n'ubundi urindaya ntago rero uzakira nutajya mu bindi bihugu ubwo yari yaragiye yabimbwiraga yaragiye twari tuziranye ataragenda ariko amaze kugerayo akora umushinga wo kugurisha abakobwa ariko akajya ashaka abakobwa barwaye ngiye ntago nabihishaga nabo twabanaga bose ndayangenze zanjye nababwiraga yuko ndwaye urumva nawe yarabizi noneho hariya ngo mu Buhinde ahantu yarari ngo iyo urwaye ngo nibwo abagabo bakugura cyane kubera yuko ngo ntago bambara udukingirizo ubwo rero yaragiye agezeyo ajyana abakobwa babiri b'Abanyarwanda ubwo ngendo wa gatatu w'Umunyarwanda none akajya anyoherereza amafoto yabo agafata amadolari y'ibicupuri kubera nyine yabanaga n'umugabo ukora amafaranga agafata amafaranga ya fake akanyoherereza akambwira ngo abonye amafaranga twakoreye iri joro ngo reba avuga abana barakize birarangiye ngenda cyari muri Kenya urumva nari mfite imbaraga zinkoresha urumva nasize n'umwana mu Rwanda ariko impamvu yatumye nanone umwana musiga suko namwangaga nararebye ndavuga n'ubundi ntago muhibere kuko sinigeze mwonsa ndavuga reka ngende nshaka uko babaho kubera n'undi singumana nawe ntago mwonsa nuko nicyo cyatumye musigana kubera nta mwonsaga ubwo rero igihe cyarageze arambwira ati jya mu Rwanda ujye gushaka pasiporo hanyuma nge nzakohereza itike na visa uze mu Buhinde tuvugana amafaranga nzamwishyura ko ari miliyoni 3 z'amanyarwanda ubwo ni 250 by'amarupi by'amahinde noneho ndagenda ngeze mu Rwanda nshaka pasiporo maze gushaka pasiporo umutima urambuza ndavuga ese nge mu Buhinde mbigenze gute ariko iyo nza kumvira umutima wanjye ibyo uri kumbwira ntago biba byarangendekeye uko byangendekeye kose ariko nanone nkagaruka ku rundi ruhande nkavuga iyo ntajye hariya ntago nari kubona agakiza rero buri kintu kibaho kubera impamvu ejo Imana irutse kumbwira ngo niyo yanjyanye mu Buhinde ngo njye ku ishuri ndavuga we ntago ari Imana yanjyanye mu Buhinde ni Satani wanjyanye ngo hoya ngo ni Imana yakujyanye kugira ngo ujye kwiga ni Imana yakujyanye kugira ngo
nza nkora imirimo yanjye nkukiza izo ndwara zose kugira ngo nyine nigaragaze ko ndi Imana ishoboye ikiza indwara. Ubwo ngubwo rero umutima warambujije maze kubona pasiporo, mpita njya gushaka akazi muri Kongo i Bukavu ndakora. None ngeze muri Kongo mvise uko ntari mu Rwanda, nagiye muri Kongo nabivuyemo, akajya ambwira ati fifi rwose ntago uzakira. Abakobwa najyanye akabambwira amazina, uyu yaguze ikibanza, uyu nguyu ari kubaka, wowe ntuzakira, uri igicucu nyine ngiye nabuze urwego mufatamo. Nuko Satani akora. Nuko ndavuga reka mve kwizima, nari maze amezi 4 i Bukavu ndaza. Ngeze mu Rwanda nsiga mpahiye abana banjye na papa wanjye nyine n'ababyeyi banjye, ndagenda njya Nairobi gutegereza itike na visa yo kujya mu Buhinde. Rero nuko nagiye mu Buhinde. Nuko wageze mu Buhinde, uratubwira amakuru ukuntu byakugendekeye. Hari umukobwa nyine twavuga ngo yaragukururaga akoreshejwe na Satani, kuko Satani nagakorera mu byo tutareba, ahubwo akorera mu bantu, akareshya abantu kugira ngo abakurure, abereka yuko kuba batari kumukorera bari guhomba. Mu Buhinde waje guhura n'uwo mukobwa utubwiye, byaje kugenda gute? Uyu munsi turi kukubona mu Rwanda, turagira ngo ucemo mu ncamake, ndabizi tuzagaruka neza tubiganire n'abantu bo mu gitondo cy'umugisha, kugira ngo tuze kugira basi uyu munsi ubayeho gute, ariko utubwire mu Buhinde byagenze gute, wagarutse gute, ubwire n'umuntu ukubonye bwa mbere, n'umuntu akeneye kumva akaba ati se nanjye ko ndi muri ubu buzima bw'uburaya, nkaba narihebye kubera indwara nanduriye mu mibonano mpuzabitsina, bikaba byarambayeho, noneho Satani agahita nkurura akambwira ati reka mbikore n'ubundi ntacyo ndi kuramira. Uyu munsi uyu muntu wamubwira iki ukiri mu byaha? Ariko urabanza utubwire neza mu rugendo rwo mu Buhinde uburyo byagenze ukimara kugerayo. Nkigera mu Buhinde nasanze uwo mukobwa ntegereje ku kibuga cy'indege New Delhi. Ubwo nyine ndagenda turahura, yari ari kumwe n'undi baza kunyakira, nyine babonye bumva umuntu uje kubinjiriza amafaranga, babonye imari nshyashya ngo kandi ngo iyo iri rivaje nyine urumva iri mushya abagomba kugufata neza kubera abakiriya ngo baba bagushaka nyine cyane. Urumva rero yaje kunyakira n'urukundo rwinshi. Icyo gihe nyine bahita banakubikira pasiporo ngo ni ukuyikubikira. Turataha tugeze mu rugo, atangira nyine kujya nshyira abagabo, nuko nyine ntangira akazi gutyo. Ariko ngezeyo yari abizi ibibazo, nari mfite mama arwaye ameze nabi, mama yitabye Imana umwaka ushize, sinanamushyingiye, byarambabaje cyane. Urumva yari azi ko abana barya kubera nohereje, yari azi ibibazo byanjye byose, kuko mbere yuko agenda n'ubundi twari inshuti, ariko ntigeze anyemerera yuko noherereza abana n'igiceri cy'atanu. Ubwo nagezeyo, uwo mukobwa ayo wakoreraga narayamuhaga rimwe na rimwe nyine, ubundi yaranjyanaga akanjyana ahantu bagurishiriza abakobwa, akicara nka hariya nanjye nkicara nkaha, akanshakira abakiriya. Rimwe na rimwe tukanashwana, akambwira ngo nimpaguruke nitembereze ngo nizunguze, njye ntabyo nari nshoboye, uko ndeba uku nguku n'ubundi, reka n'Imana intabare, reka n'Imana inkure mu byaha, nta n'ibyo nari nshoboye, kuko ibyo byo kwizunguza n'ibiki n'ibyo kubyina ngo izindi ndazi. Ubwo rero sinari nshoboye kwizunguza. Akambwira ati impamvu utabona abakiriya ni uko utikaraga. Ubwo urumva yabaga yicaye nka hariya, nanjye ubwo nicaye ahantu, ni ukugenda nyine akakugurira icyo kunywa, madamu twabitaga ba madamu, akakugurira icyo kunywa ukicara aho ngaho, yaba afite umukiriya akamuguhereza, yaba ntawe nyine ukicara ugategereza. Rero muri kwa gutegereza niho twashwaniraga, kuko ntabwo nari nzi kubyina ngo ndikaraga bambone. Urumva byari ibibazo cyane, twageraga mu rugo akantunganya, ariko naje kugira amahirwe kubera yari umwana kuri njyewe.
naramurutaga urumva ntago yari gutinyuka kunkubita abandi bakobwa bo barabakubita umuntu arakujyana waba utashye nta mafaranga akaguhondagura ariko ntago ari kubitinyuka kubera ko namurutaga rero igihe cyaje kugera nagenda nabura amafaranga naza kandaza hanze nkarara hanze cyakoze igihe cyaje kugera twimukira ahantu hari toilette yo hanze igihe kimwe rero naragiye nta mafaranga nzanye nta mafaranga nzanye arambwira ati nimba nta mafaranga uzanye ntago unyinjirira mu nzu hari toilette hanze niyo narayemo toilette yari irimo na douche amazi atonyanga naraye ndyamye aho ngaho ariko mu gitondo ubwo nabwo twari dupfuye yuko hari amafaranga umuntu yari yandimo hanyuma ndamubwira amafaranga niba yanyishyura nzajya kuyakodeshamo hafi impande yaho tujya gushakira amafaranga turabyemeranya rero nyazanye nanze kuyamuha kandi azi icyo nshaka kuzayakoza arambwa ngo ntago mwinjira mu nzu bwarakeye rero nuko natandukanye nawe njya kwibana nawe aribana ubwo ngiye kwibana urumva sinabanaga nawe ngo ajya nkontorora uko yishakiye nabonye umwanya wo gusenga hari ahantu tutigeze tuvuga mbere ko nashatse n'ubundi buhamye narashatse maze gushaka njya muri ndakizwa njya no muri korari wumva ibintu byo gusenga byari bindimo rero icyo gihe mbonye ntakibana nawe atankiraho amategeko ngo jya byuka ujye gushaka amafaranga agira gute nabonye umwanya wo gusenga ubwo natangira ndasenga ajya nsengera kuri YouTube mu Buhinde internet ni nk'ubu ajya nkurikira YouTube rero igihe kimwe nza kugwa YouTube nza kugwa ku mukozi w'Imana witwa Denise Bihiga uba muri Amerika numva aho ari kwigisha numva ndafashijwe ndamwandikira maze kumwandikira ndamubwira rero ndeba gutya ndindaya ndi mu Buhinde ariko nshaka gukizwa nibwo namubwiye n'ukuntu ndwaye sida nyimaranye imyaka myinshi arambwira ati humura hatari abantu benshi bakize sida nawe Imana izagukiza turumva ushaka gukizwa ndabwira ndabishaka ariko sinzi uburyo nzava muri buno Buhinde kuko inzu hano n'ukwishyura inzu guhaha nintasambana nta nzakura amafaranga kandi ndumva nshaka gukizwa mava mu byaha arambwira ati rero reka tujye dusenga Imana izagucira inzira uzakizwa rwose nimba ubishaka uzakizwa nkajya nsenga ariko nigira no gushaka abakiriya urumva n'ubundi natandukanye n'uwo mukobwa wari wanjyanye ariko twe twavuganye ko hari amafaranga nzajya mwishyura buri cyumweru no kubera nkimara gutandukana nawe ntigeze nongera kugenda buri munsi rimwe nafataga iminsi yo gusenga singende nkafata nk'iminsi 2 ntagenda naho naba nagiye mu kwezi nkaba nagize amahirwe nkavuga Mana ushimwe ko ntahura n'umugabo ubwo nkabona umwanya nyine wo gusenga gutyo hanyuma nkomeza gusenga igihe kimwe mfata amasengesho y'iminsi 3 noneho ndavuga ko Semana noneho nta n'amafaranga ndi kubona satani ndi kumukorera ntago ari kumpemba ibyiza rero nuko nabirekera rimwe mfata amasengesho y'iminsi 3 yo kubwira Imana ngo Mana nkura mu buraya nkiza sida nibyo byifuzo nasenge ubwo ayo masengesho nyarangije nararwaye maze kurwara njya kwa muganga kubera kwa muganga mu Buhinde iyo ugezeho bagufata ibizami bya full body umubiri wose indwara zose nageze kwa muganga rero bafata ibizami byose bansanzemo diabete yari yamanutse kuri 70 n'igice kimwe no kuri sida barangije kuri sida ngo ni negative ndavuga Semana yanjye negative mbwira docteur ariko rero wibeshye njye maze imyaka 9 ndwaye sida ni gutumbwira ngo negative kandi maze imyaka 9 ndwaye docteur aravuga ati nyamaza twapimye ndavuga mwongere mupime hari igihe amaraso yanjye mwayitiranyije n'ayundi muntu bongeye gupima baravuga ni negative nanone n'ibipapuro ndabifite hariya ndavuga se birashoboka ubwo nahise mpamagara umukozi Imana ndamubwira uzi yuko sida yakize ndamwoherereza bya bipapuro
reba sida yarakize ariko bansanzemo diyabete. Aravuga ati narabikubwiye ko Imana ikiza indwara zose, wowe ni ikimenyetso kikwereka yuko Imana yakumvise, kandi ni ikimenyetso kikwereka yuko uburaya ushaka kuvamo uzabuvamo. Ndavuga rero mfasha gusenga hanyuma ntahe kuko sinashobora gukizwa ndi hano mu Buhinde. Arambwira ati nta kibazo nzagufasha gusenga. Aranambwira ati se Marceli akunda kunyita Fifa, tese Fifi kuko niko namubwiye. Ati ubu ngubu umuntu agushakiye itike ntabwo wataha. Ndavuga nataha rwose, Imana ibirebe, nataha wenda nkajya kwicwa n'inzara mu Rwanda ariko nataha. Arambwira ati rero Imana nimfasha uzataha vuba. Nyine yambwiye ukwezi tuzataha mu kwezi kunuko. Ubwo ngubwo rero igihe cyarageze, ariko nubwo nari mbonye maze gukira ntabwo nigeze numvira nkomeza gukorera Imana nkuko nari natangiye nsenga mbere yuko njya kwa muganga. Narakomeje nyine nigira mu byaha kuko nararebaga ese ndishyura inzu gute, ndarya gute, abana barabaho gute, biranshanga. Rero urumva narabikomeje. Hanyuma Imana rero irandakarira, ndabyibuka hari mu kwa 11 umwaka ushize, ubwo narwaye ngiye kwa muganga basanga ndwaye kanseri. Basanze ndwaye kanseri barambwira bati ukuntu bimeze, umura wawe warangiritse, no kuzaza tukakubaga tukawukuramo. Ndavuga Mana yanjye, use ko mfite abahungu gusa, wenda ko nari kuzashaka, niko nibazaga ko nari kuzashaka umugabo ubu koko sinzanabyara n'umwana n'umukobwa koko kubera mfite uduhungu tubiri. Ndavuga oya, ntago njyewe ibintu bya kanseri mbyemeye. Mana wankirije sida n'iyi kanseri uyinyize. Icyo gihe ko nahoraga kuri YouTube nza kubona umukozi w'Imana bita Fabrice afite ikinyamakuru cyitwa Bohorwa TV. Ndeba ukuntu asengera abantu bagakira indwara zikomeye. Ndavuga Imana rero ngiye guhamagara umukozi w'Imana ansengere, nansengera nkakira iyi kanseri sibambage, noneho nzagukorera, nzagukwizima burundu. Imana rero irabikora. Naje kumuhamagara, naramwandikiye ndamubwira rero Fabrice bimeze gutya, nari ndwaye sida, Imana irankiza, diabete Imana irankiza, none ndwaye kanseri, kandi nabwiye Imana yuko ninkiza kanseri nzayikorera. Wamfashije gusenga Imana ikankiza kanseri. Arambwira ati wayibwiye ko uzayikora? Ndamubwira ni ukuri nabwiye Imana ko nzayikorera. Arambwira ati jya kuri video call, hanyuma nurangiza ufataho urwaye. Ndahafata. Aransenge akajya mbwira uracyababara kuko narababaraga, sinabashaga kwicara, naricaraga nkumva mu bitugu hararemereye kubera ububabare, nkajya kumva nkumva ni nkaho matirisi ishaka gusohoka hanze. Akansengera uracyababara, nkamubwira hari kugenda horoha gahoro gahoro. Aransengera ngeze numva bwa bubabare burashize. Ntejo birongera biragaruka, bigarutse nanone ndahubwo ariko ndacyababara. Turasenga, twasenze nk'iminsi 3, kubabara birashira. Ariko umunsi wo kujya kwa muganga kwibagisha n'undi tariki yarageze bari bampaye, ndagenda njya kwa muganga. Ngezeyo mbwira dogiteri rero mumanze mwongere munshishe mu cyuma mbere yo kumbaga. Banshiye mu cyuma basanga narakize, nta kanseri ndwaye. Ndaza ndavuga rero Mana, nakubwiye yuko nzagukorera numara kunkiza kanseri, sida yarakize, diabete irakira, none rero na kanseri irakize. Rero ngiye kugukorera, ariko nyereka inzira ukuntu ndi bubigenze. Icyo gihe biranyobera, ntangira kureba ukuntu nzishyura inzu, biranshanga. Ndavuga se mbigenze gute? Noneho no mu rugo iwacu nyine papa papa babaga bakodeshaga ahantu, ari ngewe mbishyurira abantu bakodesha. Nabonye amafaranga nyine nkabahahira, kubera mama yararwaye imyaka 17, baragurishije utuntu twose, nta kintu usibye hano hubatse iyi nzu, aka kabanza nta handi hantu. Urumva narabahahiraga nkabakodeshereza n'inzu. Ndavuga Mana
no muhigo nahize ko nzagukorera. None ubwo ngubwo ababyeyi banjye bakwicwa n'inzara, mama arakiriwe, bakwicwa n'inzara, uko bizagenda kose ni wowe ubizi. Ubwo ngubwo rero mpamagara papa ndamubwira rero papa mwiyeranje, ariko kubera mama yararembye cyane papa nari namwoherereje amafaranga yo kuza, mama yaraherutse kumpamagara aransezera, papa mwohereza amafaranga yo kugura isanduka. Ndavuga noneho ubwo mbonye udufaranga reka nkohereze udufaranga, mama naramuka apfuye uzagura isanduka. Papa rero niwe bwahise ayo mafaranga atangizamo kubumba amatafari yo kubaka iyi nzu rero. Urumva naje turi buyereka abantu nuko urumva byahise bigenda gute. Nahise ndeka ibintu byo kujya gushaka nyine abakiriya, ndabireka byose, inzoga ndazireka, ndi mu Buhinde. Noneho hashize nk'ukwezi, mbona ukwezi kw'inzu kwashize nta mafaranga. Ngewe nabigiyemo nabiretse nashyizemo kwizera kwinshi cyane. Ari ukuntu wizera cyane noneho waba utanasobanukiwe n'ibintu byo kwizera ukagira ngo birahita bikunda, ariko buri kintu cyose kigira inzira yacyo. Njye nari nzi yuko ubwo nyijijwe, ubwo ndetse ibyaha amafaranga arahita aza ari amahoro, ndahita mbona nimba ndayihura nayo mu nzira nkishyura inzu. Nuko njye nari nzi yuko ubwo ndetse ibyaha ibintu byose ari amahoro, ngiye gutoragura amafaranga yo kwishyura inzu n'ayo kurya, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ubwo rero nararebye ndavuga kugira ngo nongere nsubire mu businzi, mu busambanyi, mu byaha bitandukanye, reka nshaka uburyo natahamo. Wibuke yuko muri icyo gihe nari maze cyose mu Buhinde, amafaranga yose nakoreraga nayishyuraga madamu. Urumva twatandukanye ntararangiza no kumwishyura. Urumva nta mafaranga nari mfite. Nibwo rero uriya mukozi Imana nari maze kuvuga yitwa Fabrice yangiriye inama, arambwira ati rero reka tuvugishe umuntu bita Pasi w'Impanuro TV, uvuga ikibazo cyawe, hari igihe abagira neza barumva ibyawe bakagufasha ugataha. Ubwo nyine nahamagaye Pasi w'Impanuro TV, dukorana ikiganiro, ambasade iza kumva ikibazo mfite. Imaze kumva ikibazo mfite ko nshaka gutaha, nabuze uko ntaha, ko nta na passport mfite bayinyetse, ambasade yahise impamagara imbaza aho mperereye, imbaza ikibazo mfite. Ikimara kubimenya rero mbabwira yuko inzara imereye nabi, inzu ndimo n'amadeni y'inzu. Ambasade itangira kunyishyurira inzu no kumpahira mu gihe nari ntegereje igipapuro kinsohora mu Buhinde, kubera visa yanjye yari yararangiye. Ariko ikintu ambasade yamanje gukora, amanje kumbwira ngo ninshaka uwo muntu wanjyanye, yari yaramaze kugaruka mu Rwanda, amanza mpi passport yanjye. Naramuhamagaye rero ndangira aho yayisize, yumvise ko ibintu byakomeye, andangira aho yayisize njya kuyifatayo. Nuko rero ambasade itangira kunshakira ibyo bipapuro. Ibyo bipapuro ntabwo byari byoroshye, byagombaga kwishyurwa 50,000 by'amahinde, bigera muri 750 cyangwa 800 y'amanyarwanda. Urumva rero Imana igitangaza yankoreye kugira ngo nkundishe abayobozi b'igihugu cyanjye kuri urwo rwego, bemere kunyishyurira ayo mande udashyizeho itike y'indege. Barampahiraga buri munsi, bakampahira kugeza ku mata yo kunywa, amafi, nko biki byose, no kunyishyurira inzu. Urumva Imana ari itangiye kunyereka ibi kimenyetso cy'uko igiye kungirira neza. Yarakunokwesheje rwose. Yarambwiye ati wowe sinakubwiye ngo bireke, va mu byaha nzakugirira neza. Hara rero nahise nemera, ndavuga nti nimba ambasade iri kungirira impuhwe nari ikiraya, kabiri kumfata gutya, ni Imana iri kubakoreramo kugira ngo nyine mbone ko ishoboye byose. Ubwo igihe nyine cyarageze, ibipapuro biraboneka, banyijyanira ku kibuga cy'indege, ambasade nyijyanira ku kibuga cy'indege, ndatega nyine indege nza mu Rwanda. Nasanze rero Impanuro TV ku kibuga cy'indege bantegereje, baranzanye tugerana hano mu rugo, nuko nguko natashye. Byiza cyane Mama Joshua. Ni ukuri nawe aho uherereye ukaba uri gukora ibiteye isoni, Yesu aragushaka kandi Yesu aragukeneye. Wumvisha ubuhamya bwiza rero, ubuhamya bwa Evangeliste Mama Joshua, uburyo Imana yamutabaye.
ndahamya nashidikanya si twabivugaho byinshi, ahubwo tugiye kumusaba atubwire uburyo yabyitwayemo, kandi nawe akubwire ngo ibyo urimo nta nyungu bifite, anatanga inama. Evangeliste Mama Joshua, hari ikintu nshaka kukwisabira, wabwira abantu baba bagukurikiye bakaba bari mu byo wakoraga uyu munsi utagikora, inyungu zabyo n'ibihombo byabyo, cyangwa ukababwira hagati yo kuba umukristo no guhama mu byaha ikiza wumva ari iki ubu ngubu aho ubugereye ahangaha muri ubu buzima watangiye bwo gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Ariko numvaga twasubira inyuma gatoya, nyine naraje nkigera hano ubuzima ntabwo bwari bworoshye cyane, yuko urumva nibwo nari nkikizwa, kandi iyo umuntu akinjira muri ibi bintu by'umugabo witwa Yesu, intambara ziba ari nyinshi. Na n'uyu munsi uracyari ku ikosi rwose? Ndacyaririho, ariko ndakeka ndiriho neza kandi nzarisoza. Amen. Ubwo nageze inaha, urumva nasanze abana banjye bararwaye bwaki, ntacyo kurya. Iyi nzu nyine igihe cyarageze ndababwira, mbere gato aho nkiri mu Buhinde narababwiye, rero nahamagaye papa ndamubwira ahantu nakuraga amafaranga ntago nkihakora. Rero iriya nzu nubwo idasakaye yose, nubwo ituzuye, mupfe kuyijyamo kuko ntabwo nzongera kubona amafaranga yo kubakodeshereza. Bayijemo rero ituzuye. Naraje n'umunyamakuru tugera hano, nsanga inzara ibamereye nabi. Nanjye wibuke ko naje nta n'igiceri mfite, n'intuza na simukadi yo mu Rwanda, n'uwo munyamakuru wayinguriye. Nageze hano ubuzima burakomera, papa yaragifite agatege, usibye ko arwaye imitsungu akajya guca inshuro, njyewe nkajya gusaba akazi bakakanyima, tukagenda tugiye gusaba akazi ko guhinga, kubera ukuntu nasaga bakambwira ngo ntabatobera umurima bakakanyima. Ubwo njyewe nkataha, nimba akoreye 1000 cyo kugeza saa 5, papa tukaguramo inusu y'ifu y'igikoma, tukagura n'isukari tukanywa. Yageze naha rero nta n'amafaranga yo kugura simukadi mfite. Uriya munyamakuru twazanye hano niwe wanguriye simukadi. Ubuzima bwari bukomeye cyane, nyine ntabwo byari byoroshye, ariko uyu Yesu iyo wamukoreye neza utamubeshya nta kintu ushobora kuba. Inzara iraza, ariko kubera yuko ubuzi yuko uri kumwe n'umugabo ukomeye, kubera ko ubuzi ko Yesu ashobora byose, cyane ko hari ibyo yari yarakoze ku buzima bwanjye naramaze kumubona. Niyo mpamvu nkigera hano ibibazo byose nabonaga narapfukamaga nkasenga. Uyu munsi wabwira iki abantu noneho bari mu buraya? Abantu bari mu buraya rero ikintu nababwira ni ukubireka bagakurikira Imana bagasenga. Abantu barwaye indwara kandi basenze igihe kirekire, barwaye sida cyangwa kanseri, bo wababwira iki? Abo ngabo rero bo ntabwo byoroshye. Ikintu nababwira ni ugusenga barangiza bakizera. Amen, amen. Turi kugera rero ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ndahamya nashidikanya yuko nizeza abantu bo mu gitondo cy'umugisha yuko turi kumwe. Mama Joshua ni inshuti yanjye cyane, kandi ni n'umuvugabutumwa rwose. Uyu munsi Imana yamubatije, ahubwo ndagira ngo uyu munsi atubwire uko abayeho, uyu munsi ubuzima abayemo ese ari kubona bigenda. Ibaze nawe kuva mu buzima bw'ahantu yarari, akaza yajya gusaba akazi mu murima bakakamwima. Murabona n'inzobe ye rwose Yesu ayimukubitiramo ngo nta muntu wari kumuha akazi kubera yuko ameze gutya, ni umuzungu, ngo yabatobera umurima. Uyu munsi ndagira ngo dusangize ubuzima barimo uyu munsi. Ndabizi hari abantu babereyeho abandi. Amen. Uyu munsi wahereza icyifuzo Evangeliste Mama Joshua akaba yagusengera, ariko nawe ukaba wamufasha mu bundi buryo. Ese ubuzima bwaje gusobanuka, ndagira ngo tubwire, ese ufite akazi, ufite umutware, ufite umuntu ugufasha wundi? Nyine ubuzima ntago bworoshye, nyine kubera nazanye n'umunyamakuru w'Impanuro TV hano. Urumva Impanuro TV hariho ikiganiro nakoze mva ku kibuga cy'indege kugera hano, ariko nyuma hashize nk'ukwezi hari umumama umwe muri Amerika, niwe wabonye ukuntu inzu imeze, aravuga ati harabura amabati angahe, ati se ko imvura igiye kugwaho mu Rwanda n'inzu ntiyasenyuka.
kuko yatwubakiraga duterera igipande imbere n'inyuma, twubakira na fondasiyo, urayibona hano rwose ko fondasiyo ubu no kwicarira hano. Rero mu gihe yatwubakiraga yaranaduhahiraga, nuko nyine ubuzima bugakomeza. Ariko we iyerekwa yari afite nuko twubakira, ariko agacishamo akanatugurira n'ibiryo. Nyine Imana yamufashije, nawe yabonye amafaranga, kubera yuko nawe yari afite ibibazo byinshi cyane, ntabwo yari kubikora byose ngo abishobore. Ariko aho bigeze aha, umuntu tubayeho usibye gusenga, ngira gutya nkasenga, najya kubona nkabona Imana ikoresheje umuntu akanyereza nk'ibyo 20,000, tukamara nk'iminsi 3 turya cyangwa 4. Gusa Imana yambwiye ko ntazicwa n'inzara, kandi nshobora kubwirirwa uyu munsi ariko nijoro nkarya, cyangwa se nkabwirirwa nkanaburara nk'ejo nkarya. Ubwo abaturanyi nyine, kubera umwana muto afite imyaka 10, we ntabwo ajya abasha kwihanganira inzara, ajya mu baturanyi bakamuha nk'ibiryo. Nuko nyine na nungu nta kintu cyo gukora mfite, nibereye hano. Nuko nyine Imana igihe nikigera, Imana izanshira inzira, nzabona icyo gukora. Amen. Ndahamya nashidikanya yatangije umurimo mwiza muri Kristo Yesu, ngo ni nayo izawusohoza. Amen. Humura ntacyo uzaba, Imana ntabwo ijya ibeshya, ntabwo ijya ivuga. Mfite ibimenyetso binyereka yuko izantabara. Amen, amen. Kubera yuko yoroheje umusonga, kandi yoroheje umusonga ni nayo iwurangiza, sibyo? Ntabwo njya ngira ubwoba bw'uko nzabaho. Yabashije gufata amaraso yanjye ikavangura, igakura amarwayi igashyiramo amazima, nta kintu kinaniye. Amen. Turanezerewe cyane rero, kandi turishimye. Dushobora kuba hari ibintu tutakubajije, hakaba hari umuntu inbox mu gitondo cy'umugisha TV wazakubona akifuza kuba yaganira nawe, wanyemerera ugatanga numero yawe ya telefone. Ibyo kubera turi kwihuta ni byinshi nakavuze, ariko nta kibazo, natanga nimero yanjye. Buriya nibikunda tuzasubira no gutaha, tuzasubira rwose. Nimero yanjye ni 079 17 16 656. Wakongera ugasubiramo 079 17 16 Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Amen, amen. Wadusengera kandi unahumuriza umutima w'umuntu, nimba hari ikintu wamubwira. Hari umuntu wihebye, nk'uko twagiye tubivuga, afite indwara zigiye zitandukanye, hari ubuzima yagiyemo akibaza uburyo yabuvamo. Watubwiye yuko wajyaga ubireka ukongera ukabisubiramo, mu by'ukuri kubera kubura ikintu cyo kurya, Satani akakubwira yuko nugasambana n'ubundi utazarya, ukongera ukabisubiramo. Umunsi wa none hari abantu babaye mu buzima nk'ubwo wari ubayemo, bari mu bihugu by'Abarabu, Ubuhinde, Uburayi. Tukaba tuzi ko bafite akazi, ariko mu by'ukuri akazi bari gukora ari akazi kadahesheje Imana icyubahiro. Wasengera abo bantu, ukagira n'ikintu wababwiraho kimwe cyonyine? Ikintu nababwira, ahubwo rwose manange igihugu cyacu njye sinzi ukuntu nabivuga. Uzi ko nko muri Kenya nzi abantu bapfiriyeyo, umukobwa aragenda cyangwa umugore akagenda bazi ngo afite akazi, kumba agiye kwicuruza, ugasanga umuntu apfiriye iyo ngiyo. Nko muri Kenya hari abapfiriyeyo 2 nzi b'Abanyarwanda. Urumva apfiriye aho ngaho, abana be ntazi uko babayeho, arabasize, abana ntibamenye ko yanapfuye, ntibanamushyinguye, n'umuryango ntumushyinguye. Ni ibintu bibabaje cyane. Sinzi nimba ahubwo abakobwa bajya hanze bazajya bagera ku mipaka bakabaza ibyo bagiye gukora, kubera yuko uburaya butumazeho abantu. Kandi noneho usibye n'uburaya niko agerayo akarwara izo kanseri zimeze nabi, izo ndwara zitandukanye, izo sida, ntabwo bazinywa mu mazi. Rero Imana irengera abantu bayo, abantu bicuruza babireke,
bashaka Imana kandi Imana nizabashoboza. Impamvu nabirekaga nkabisubiramo igihe cyanjye cyari kitaragera cyo gukorera Imana, igihe cyarageze Imana inyambika imbaraga n'ubundi cyari mu buntu bwayo kandi ndakomeje urugendo rujya mu ijuru. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi rero cyane nshuti z'igitondo cy'umugisha. Uyu munsi byari bikomeye cyane, byaragatangaza rwose kubona Pastor Emmanuel Imanishimwe. Twafashe urugendo uyu munsi twirirwanye turi gusengana Imana. Imana yatuvuzeho byinshi kandi byiza. Ndakwinginze ntago umuntu ajya abasha kwivugira niko abanyarwanda bateye, ariko ufite ikintu wamufasha. Bana we, uyu munsi wa none nta kazi afite, nta murima afite ahingamo, bahuye n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, tuzabigarukaho mu buhamya buzaza. Yari afite umubyeyi we w'umumama arwara imyaka 17. Urumva afite ubuhamya bwinshi 17 yose. Ibyo bari bafite papa waragurisha, bivuge ngo na papa warwaye puresha buriya bitewe n'uburyo yari afite ibintu bimushiraho kubera umurwayi, nawe ageraho yitaba Imana. Babantu bakenewe kugirirwa neza n'Imana, babantu bakeneye inkunga yawe kandi ubufasha bwawe. Tujye tubivuga mu Migani 11 ku murongo wa 25 haravuga ngo umunyabuna azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Nkunda kubivuga, shobora kuba udafite amasengesho menshi ariko ukaba ufite amafaranga menshi wakoresha ugafasha abababaye. Ndayangubwe uyu mumama ntago ari bimwe bya bindi umuntu ari kuza kuri YouTube ari kurira. Ibyo mvuga nagambwiye ngo mbivuge, ariko birakwiriye. Ahantu abana ahinjiye mu nzu nibiba ngombwa nitugaruka tuzahabereka, ariko tuzagaruke tuvuga ngo byibura hari ikintu abantu babonye bakoze. Uyu munsi uri kugenda aho utazi, wenda uri kugira umugisha cyangwa uri kugira imyaku, reka tukubwire ngo ubwo buzima ubayemo bwose bwubahe n'Imana, ukora icyo Imana ishaka ko ukora. Turagira ngo tumubwire n'ubundi abe yasoza dusengera, dusoza ikiganiro cyacu naho ubutaha. Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, Imana y'ubutware, Mana turagushimiye ko wabanye natwe kuva dutangiye, usozanyije natwe, icyubahiro ni icyawe. Uwiteka rero nkweretse abantu benshi abareba iki kiganiro ndetse n'abandi bazagirirwa ubuntu bwo kumva buno buhamya. Mana abafite ibibazo ndakwinginze kugira ngo barengere. Hari abarwaye indwara zitandukanye kandi zikomeye. Mana bagirire neza nk'uko wangiriye neza, nta kiguzi, bisaba kukwemerera gusa kandi kubera imbabazi n'ubuntu bwawe udukiza indwara zananiranye. Wankijije situgiza kanseri, wabikoze kubw'ubuntu ntabwo ari ukubera gukiranuka. Mana rengera abantu bawe, rengera abantu bawe kuko urabishoboye. Haleluya. Ndakwinginze rero kugira ngo abafite ibibazo bitandukanye, iby'inzara, iby'amadeni, iby'ubukene, Mana ibibazo ni byinshi, dore n'imvura yarabuze, inzara, mbese Mana umva buri muntu wese, reka umusubize bijyanye n'icyifuzo afite. Ndakwinginze rero uri Imana ishobora byose, ngaho tabara abantu bawe, abagushaka bakubone. Mana abantu bakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ubaha agakiza kuko ugatangira ubuntu, nkanjye nta kiguzi wigeze unsaba. Rero ndakwinginze kugira ngo abantu bose bakumenye, kandi turi mu bihe bya nyuma, reka abantu bamenye neza yuko ari wowe Mana ishobora byose, kandi bamenye neza yuko ari wowe Mana yo gusenga. Ushobora kuba uvuga ngo Mana ese ndakizwa nzabaho gute, bizagenda gute? Ariko iyarengeye Hana ikamuha umwana, nawe izakurengera. We tera intambwe gusa, iyandengeye ikankura mu Buhinde nta n'igiceri cy'atanu mfite, Mana nawe izakurengera. Rero Mana ndagushimiye, hembura imitima y'abantu bose bazaca. Nshuti z'igitondo cy'umugisha rero, dore ngiyi yanze aho igereye cyane cyane. Uyu mubyeyi wacu arashimira ambasade y'u Rwanda n'umuntu wese wamufashije kuri iyi nzu. Uyu mumama rwose Imana imuha umugisha. Muzehe we mwumvisha ikibazo yifitiye, sinzi nimba mwabyumvaga. Namubwiye ngo nahaguruke, n'ukuri amaguru ye
byari bigenze ukuntu imitsi aramutse abonye umuntu rwose w'umugiraneza. Ndabizi neza iyo abantu bakize bazi nyine yuko uburwayi bugora. Hari umuntu rero wakora ku bukire bwe akamukoreraho umugisha Yesu akazamwibuka. Dore ng'icyana ikikoni kigeze, murabona gikeneye agacanga. Dore ng'icyano kigeze, kandi nanone dore ngiyi nzu turi kuyibereka, bayihagazeho barashima Imana. Hano turi mu gikari, murabona ahantu hari kugidirishya bashyize amatafari. Imana rero ibashyigikire cyane kandi barengere. Uyu ni